umwana nta wundi yari birasa umugabo wawe. Kari nginde ngo yari birasa. Biki? Shabuye uramanzi. Ko wikanda se bigenze bite? Umeze uteze? Sawa. Ko watinze? Hari ibintu nabyukiyemo byanesheje n'umutwe. Ngo? Hari ibintu nabyukiyemo byanesheje n'umutwe. Kubera? N'ibijyanye n'akazi. Ako se be, ubu wowe uzi uko buri munsi akazi kazajya kagenda neza. Arega ibibazo ntabwo bibura mu kazi. Ukwiye kuzajya uhora ubyiteguye. Akazi kanjye kari gupfa. Sinzi impamvu kabisa. Ase ko nzi ko muri iyi minsi ndi kugusengera cyane. Kuki uri guhura n'ibibazo mu kazi? Ahubwo se ko mbonye wari umeze nk'umuntu uri kure cyane mu bitekerezo. Uri gutekereza ibiki? Ntacyo. Ntacyo? Ahubwo hari ikintu nshaka kukubwira. Habaye iki? Ahubwo se wabanza nkakwakira. Oya. Banza umbwira wowe. Unteye amatsiko. Ubwo ntukagira amatsiko. Usanze se ndi kukubeshya. Kugira n'uvuga ukuntu uvuga. Kandi reka mubwire umwana. Ese mbere ka mubwire. Tuzajya turwana. Uvuye mu kazi wirakaje. Nkubita y'ibindi roro akareba imwe na bizima. Oya ariko reka mubwire ubundi umugabo igihe cyose ahora yiteguye gukemura ibibazo byose byo mu rugo rwe. Ntago ari ibibazo nagiraga ngo. Ngiraga no kuvuga. Nyine habaye iki ngiye nshaka kumenya ibintu. Nacyabaye be. Nyine wari uri gutekereza ibiki? Gutekereza iki? Usiko umukozi ukikanga wari ugiye no kwiruka. Gutekereza iki? Cyane icyo nibuka pe. None umbwira ikintu gitumye n'urukara ku muryango nkaza. Clara agafungura igipangu nkazenguruka nkaza umeze utya kugeza ubwo nkukora ukikanga. Ntacyo pe. Nizere ko rero ameze neza. Tuvuye ku by'akazi. Sha. Urebye nta kibazo. Tugendera njye kukwakira. Ahubwo se watetse iki? Cyane atetse ibintu. Ben. Basi reka mubwire ikintu waze ntekereza. Akumwa. Nukuri kw'Imana nusuku kwishyura umurantero ubwoba be. Gusa nyine nizere ko ninyikubwira kitaza kuguhungabanya. Cyakoze ikintu wambwira ubu none angaha kikangura ku mutima. Uramutse umbwiye ngo umwana hari ikibazo na kimwe afite mu nda. Ibyo byo byampangayikisha. Ntabwo ari umwana. Habaye iki? Usiko none utangiye kuntera ubwoba biri seri. Be hari ikintu namenye kandi gikomeye. Iki? Cyerekeranye n'ubuzima bwawe. Ntubizi ko ejo navuye kwa Karine se? Yego.
nyine umwandika kunyicisha amatsiko mbwira vuba rwose nyine ariko desi birasugira urukundo uwakubwira ko abo bantu uri kugirira impuhwe ntacyo mupfana izo mbabazi zose bagirira zarangira icyakubwira ko Karina ari we mama wawe wabarekura Sheri Kari Asa Sheri hejuru kurara muri saro wicaye byuki wicaye no hanze kwe Sheri wabaye tewe bose basiyungira nibura nkapika no guteke n'agacyayi wenda ukapfa kubona icyo washyira mu nda buraka imboye muri saro kugagaje Sheri Karina sibwo wajya umvugisha ese ikintu cyatumye ndakara ku buryo ntukavuga uhagaze hejuru yawe bimara umwuka zirikana icyo tukumvikana ese kari wabaye ikigoma ikintu cyakubabaje gishobora gutuma urara mu ntebe ukara muri salo wigunze ukabyuka mu gitondo wicaye hanze wacitse utagenda kiki ariko reka nkubaze wambujije kujya kwa Birasa se nafashe umwanzuro sinzongera kurarana nawe ni ukuvuga ngo ngiye kuba kabuze gahari singe kwa Birasa sinarare no mu buriri bwawe none ndebaho wungukira kugeza umunsi nagushobora kurekana na Birasa umushakaye mu gihe nakubwiye ko umwari akeneye ubufasha bwanjye kuki ubundi utanyuma ubundi ndi hano nkumariye reka namubwire mugore mwiza sibyo ibyo wakora byose umenye ko nanjye ndi umuntu w'umugabo sibyo nimba nkubuje ikintu nkubwira uyu muntu simushaka mu buzima bwacu ugomba kubyumva sibyo ubundi ngo nta kintu wambuza agiye nkakire ese ubundi umwari yagutwaye genda tuve ku by'umwari ngende kuvuga ibyo bya Birasa buri munsi umva wakora Birasa mufata mama shege Birasa beka ari umwanzi wanjye ubundi reka nkubaze nkoranye na Birasa cyangwa se twagira n'ibindi dupanga ubundi bikureba hiye bitagira icyo bindebaho uyo ibyo yankorese ubundi nze gukena n'inirwa n'icaro mu rugo atarakwera Birasa ukeneshejwe n'uburaya bwawe utazagira ngo byose si nta magambo nyine barakudusemo akagira akagukira mu tugu nawe ukaza warakaye ugize impuzu reka none nkubwire Kare sureba Birasa ubu none nta ryenge none okay ngaho rero ntongere kunsakuriza cyangwa kwasama nk'uri gutanga amatangazo y'umuganda uri kumbaza icyandaje hanze ndimo ndasama Kare sureba Birasa ibintu byose yankoreye ubu abakiri bose yashiraga imari bose namaje kubagira munani naramugambaniye urumva ku buryo agiye kuzakena kumva ukuntu ukene mumera none nzari cyo muzajya mwirukankaho ndebe kizaba ari kundusha ubure ko umuntu agifite amafaranga niyo mpamvu kunca amazi n'ubugome yankoreye akaba ari wangenesheje ngiye kubimwishyura noneho abandi bagabo birata imihigo y'ibyo bakoze nawo uri kwirata ububwa bwo kugambana ubwo se wanteye ububwa bwose ngiye ninjye wabuguteye ntago ariyo mvuze Kare ntunzuremo abasi niyo mvuze ngiye mvuze Birasa urumva ntago ariyo mvuze Birasa ibyango ntago twakoranaga akampimbira ubundi reka maze nkubwire kandi nkubwize n'ukuri mu ntekerezo zawe mu bugoryi bwawe bwose ugira ukuremo Birasa urumva niba ushaka ko njye nawe tubana mu mahoro izina Birasa urikure mu kanwa kawe urumva ukuntu uri kuvuga ngo waramugambaniye nuko se Dani waramugambaniye wowe ugiye kungukiranye niba wamubujije abakiriya bose wowe ugiye kungukiranye ugiye kungukiranye nimukira kumwina nawe ubone ubugome yango niko nawe bwamugeraho ubu se uri guncuraguza aha ngaho umbwira ngo nta mafaranga afite narakenye atari wanjye ubu se ko wamugambaniye ugiye kuyabona nawe nyine akeneye mva ukuntu umera nyine wowe ugiye kuyabona reka ibyo tubyore Kare reka ibyo tubyore Sheri wanjye sibyo we kumva ko ahantu yajyanaga imari Kare kose ntatangatanze amafaranga ugiye kugurisha iriya nzu yawe wayamaye nkashoramo nkajya mu mabuye y'agaciro wumva amafaranga akihuta nyine tukongera tugatera imbere tukongera tukagura n'imodoka n'ikindi ngiye kugurisha inzu yande iriya nzu yawe nyine umva nyine ko ari iyanjye ni iyawe ngiye nongere mfate amafaranga nyakure mu mufuka nyahe Gakire kuyahe mashimwe kuzihe nyungu ariko se ntabwo ushaka dutera imbere ako ubundi wanteje imbere ryari erega narabimenye ko muri ofisi hasimburanwaga umukobwa hinjira undi narabimenye ko abakobwa bose mwakoranaga muri ofisi yo kwa Birasa bose bari abagore bawe mbese urukunde ukabona ndi igicucu mfate amafaranga nongera ngo wereze usubire mu bagore
warangiza ukirirwa ubwejagura baranyima baguha iki ntabwo uza wijuse cyangwa uba ushaka kugitura ubwangati ariko se ibyo warabyemeye kuko niba ari amagambo wumvise ya Birasa birasa no kandi ushaka kunsinya gaki birambabarira uyu ni umwana wanjye nkuru genda ujye kumenya ibya n'umugore wawe akose mama uri mu biki ubundi bwoko akagasuzugura nkakamumara uri mu biki uri mu biki soni karanzamuraho intugu nta n'isoni Latifa wa aranzamuraho intugu yaranze ni iki muri gupfa ngo musarani we ngo n'umunwa ziba ase mama nkuvuga nazibe uzi ko uri gukubita ari mushiki wanjye namubwiye ko agomba kuziba ibyo urabizi ko uri gukubita ari mushiki wanjye uravumvura mu biki ni iki kintu kiri gutuma ushaka kumuhohotera ninde wakagize akanyamagambo zo kuvuga ibirego yamaze ubu nta kindi kintu muri gupfa uretse ko muri gupfa ko atari mu ruhande rwawe kuba aravuye mu ruhande rwawe nibyo bituma ushaka kumuhohotera arabizi ko namubyaye cyangwa kuba aramubyaye se bisona yuko ukomeza kumutoteza nakomeza nsuzugura nzamure izo ntugu noneho nzakwereka mwereke iki ni iki kintu uzamenya se wagiye umenya ibyanyu umugore wawe ko nawe utoroheye namaze niba ntamenye ibyanjye n'umugore wanjye se waretse nkakajwi urubundi hakamaramo akagasuzuguro ko katazongera kunsuzugura mwihorere sibyo ubu kuba Latifa aravuye ku ruhande rubi rwawe akirengagiza amafuti yawe ako domina kakuze ubundi muramuzi cyangwa niba tutamuzi musohokana ujye kumukubitira hanze ariko nuze kumukubitira hano muri uru rugo ngiye kaza njya kukazigura baze nkamaremo akagasuzuguro rero nkubwiye kantu k'akagambanye gusa ibintu byose kaba kambeshyera ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ibi bintu bigomba kuzarangira ibyo wicara ubizi ko nta kitagira iherezo icaza uwo mushiki wawe umubwire ko mwiyanye genda umwicaze umugire inama dore uri mukuri kuri we genda umugire inama jye mumpe amahoro ni ukuvanga abantu bose batazumva uruhande rwawe bazahinduka abanzi ariko uruhande rwanjye ni uruhe bira ntabwo nabasabye imbabazi z'iki ku ruhande rwawe rwo gukomeza kutubangamira uruhande rwawe ni urwo gukomeza kutubangamira nta kintu ko nashatse guhinduka mwarabinkundiye se wahindutse se ubu ni ngombwa ngo tuguhindure ni iki ntahindutse ra ubu se karajya kakambeshyera mu biki genda umwicaje umugire inama njye ntabwo njya nkina ntabwo ngana nama urandeba iki se erega nawe nakujwibura niba mwarampaze muzanyitemo narabareze murakuze iyi nyiturano ni ukunkubita ni ukumbeshyera ni ukungambanira ariko se kako iyo urebye ubona nkanga koko bira sinzi umuntu wanteranyije nawe ntabwo wanyangaga mwana wanjye ariko umuntu wanteranyije nawe akakushyiramo urwego rungana nk'uru nguru nyanga uwo nguwo nawe Imana izamumbaza none se ko kunyobora byakunaniye byibura ntabwo warekanye nkakuyobora ariko se nakunanije iki nakunaniye n'umuntu ungana nanjye ananirana ate wamfasha ibibazo byose dufite muri urugo bikarangira uyu munsi wambabarira ukamfasha ibibazo byose dufite muri urugo uyu munsi bikarangira genda ubanze ubwire Latifa nanjye umubwire azasaba imbabazi kuko arimo arampemukira ariko abantu bose uhemukira wakagombye kubusaba ariko njyewe nibo bagomba kuza bakagusaba imbabazi nahemukiye njyewe ko ndi umwere imbere y'Imana ko n'ubungubu marayika yaza akabikwereka njye kakuze nagize ko ari ko akunda umuntu inkotsi ivuga nk'izindi nyoni ngo ngiyo kanwa se kibise yeze mbaye nimukore iryo shyirahamwe mu mpagurukire ngaha nimurikorese ndera ukuntu kiza kintumbika bitama ntabwo kizi ko nacyo nakijwe ibura jewe rimwe nzakuniga n'ubwo bubyibuho bwawe ntazi ukuntu byimbye ukuntu nzakuniga ngo uheze umwuka utazera warafashe amafaranga yanjye ngo ugende uyahonga indaya nurangiza uze umbwira ngo birasa niwe watumye uhomba wari umaze kugira ofisi roji ariko si byo wabikuye wabuze n'umuntu ugwama kuri ibyo bintu biri kuba ukumva amagambo ya birasa nyuma twabanje gutwara aho hakana ibintu wakoze urafise nagwa byiburi yaba urundi mugabo ushyira mu gaciro wakemeye amakosa wakoze ukayasabira imbabazi ukiha n'ingamba zo kutazongera kuyakora ariko uracyatsimbara yo uracyavuga ko birasa wowe munyamafuti none ndakubwiye ngo niba ushaka amahoro muri uru rugo kura birasa muri ako kanwa kawe ikindi kigeretseho inzu yanjye yibagirwe n'iyanjye si iyawe n'amafaranga azavamo n'ayanjye si ayawe
ngo amafaranga ushore mu mari ariko nakubwiye ngo ubwo bugome afashe bwo kugambanira birasa ndareba aho uri bwungukire ukerekana no nkwereka sibyo gukubita ku ntebe waguze wowe ushaka kumenya rimwe ariko ushaka kumenya rimwe ushaka gusibira ngembi kwereka none aha utazashaka no kumenya ngaho yinkubite nyine yinkubite ariko udubuye hari nzakubita no ndekura nge nkahita ngukura amenyo we bagufunga ufite muhe mutami wirukangana inyamaswa kera wagera ukemara ubwoba ngaho niba wabushize nyine niba wabushize wowe uracyari muri gahunda yo gusabiriza urangiza ugashaka gukubita umuntu wasabirizaho urumva mbese njye kugurisha inzu nze ngo uhereze amafaranga ushaka no kumubira umuturage ubona uhagaze hejuru yavuga ko undi umugabo nyabaye wagese wiyubaha unagurika ukagwiriye ngaho hirika basi ntabwo nagurika basi tumwaka wagireka mane kwesha sibyo nuko rero ntusongere narimo kuvuga birasa mu kanwa kawe kugwambuza kuvuga umuntu gute n'umuntu w'umugabo umuntu wamemukiye none akamemukira buri karakagenda umugabo nyamugabo ntagakoresha umunwa akoresha ibikorwa niba uri umugabo uzagira ikintu kizimukorera birasa ujye mu ngumi cyangwa neza twasijyamo neza twasijyamo wewe urakubitisha iki kangwa namwe urugendo nambaraga ngira ubona nk'urugendo nambaraga ngira kare niba uzigira se wazamusanze nuko mwubaha ntakintu iwe ntago hasi nzahakuyobora hari igihe nzahura nawe sibyo ntugire ngo bizarangira hano niba wanamuteteye gutya wenda ikuvuga ibintu byose uzabyihorere imana izaca inzira ariko njye na birasa tudo nimbirimbira imana izaca inzira imana ica inzira se umuntu washyize munsi y'ibirenge byawe Bibiliya iravuga ngo nzasaba imbwa n'abarozi abasambanyi n'abandi babikora nka gutyo oya nkwise umusambanyi imbwa yo n'ubundi usanzwe uriyo kandi wa mugore sureba nuko hagiye amategeko udakubita abagore ubundi wowe nako nkukubita ikiza buri gitondo washaka bakamfunga tore mbese nkuwazaritse agasuzuguro tukabana neza ubu nzaba nawe umpangara hejuru ushaka kukuniga hallo ngaho nkubita sawa byihorere sibyo iki kibazo cyawe nzakikemurira ngo bakumoce yanze basi ngwino tujye mu nzu dushaka ibyo ka breakfast sibwo waje nese ubura kuma yikunze bigeze ryari umugore rafu nigatiki kuko sheri basi umugore mbabara sibyo ndakwinginze ngwino mu nzu ujya byana birangire sibyo ngwino mubwire bazi ngwino wasishene sureba nkamahani namani kugira amahani ushaka kumfatiraho kure ese kutambaza noneho amakuru mashya agezweho hari amakuru mashya se wamenye kandi ndakubwiza ukuri noneho ibintu byivanze ndakubwiza ukuri ibintu byivanze harya bajya bavuga ngo abanyamutekano ngo ni ibiki ngo byivanze n'irondo ni gute babivuga ngo nako ibisambo byivanze n'abanyerondo byanarenze hano mu rugo izo amakuru namenye nkuru umutima gusa ibintu birajya kumera neza mu kanya bikongera bikazamba mu kanya bikongera bikamera gutya njye kuri njye numva byabaye neza ariko birasa naramuka bimenye ndakubwiza ukuri ibintu birasubira bidusibitse amenye bike harya umumama ukunda kuza hano wigeze no kuza hano agatongana na Domina uramwibuka bita Karine si wa wundi waje akagutwarara uwo nyine waho nabaga mbere nagize gutya ejo njya kumureba kire yambwiye amakuru ngira ngo ndi kurota ngira ngo ntabwo ndi muzima ndamubwira ngo ibintu mbwiye nibyo cyangwa se byo arambwira ati urabona nkubeshya ngo bimarire iki ariko nanjye nsubije ubwenge ku gihe nsubije ibintu inyuma nkareba uburyo tukimenyana yagiye antwara ukuntu yazaga hano ukuntu yagendagaho abatuye umubyeyi harimo akantu nta muntu ugira umutima mwiza gutya ngo kubusa gutya mbaza ngo namenye iki wari uzi neza ko uriya mubyeyi wirirwa uza hano ari nyina wa Birasa Karine si bamwita Karine ra fuka gake Karine mama wa Birasa nyina wa Birasa noneho ibaza ukuntu Domina yirirwaga avuga
birasa narakonyeje birasa naraguhetse uransuzuguza umugore wawe ukuntu yirirwa nesha umutwe nzi ngo ni mabukwe burya ntabwo ari ubyara birasa kandi bishoboka ahubwo Karine niwe wakubeshye Karine ubona yaba mama wa birasa Karine yakubeshye kandi nawe wabifashe nk'ukuri uraseka Karine yakubeshye noneho subiza ubwenge ku gihe Domine urabona ariwe wabonye na birasa oya datuvuge ngo Karine yarambeshye Domine urabona ariwe wabonye na birasa cyaze nabyo mbona ntazi mbona nabyo rwose reka nkubwize ukuri nta mubyeyi utishimira iterambere ry'umwana we bitewe n'ubugoma bafite abamufitiye kandi nta kintu birasa atabakorewe n'ura mukobwa ngiye Karine ambwiye story zose numva pe ari we nyina wa birasa Mabu. Mabu. akantu narageze nabo cyari cyahiye Kugeza aho ubwo ko icyayi cyanakugira amata n'amandazi yawe byonyine twe ntabwo turi nubwo turi bunarye bose n'ababyaye kuvuga biga ku mabo nyine ibi nshaka kubwira birababaje uzi ko havuyemo igikombe kimwe cyonyine none se kugira ngo mu bingahe bibyibuze bitatu icyanjye icya bosi hamwe n'icyawe ubwo urumva nimba ari havuyemo kimwe bivuze ngo niwe wenyine ugiye noneho amandazi na abiri kandi wavuze ko utajya urya irindazi rimwe noneho ubwo ikibazo gihari ngewe ntabwo ndi buryo hamwe na bosi noneho ikindi kibazo gihari ni uko nshonje kandi nabitetse kandi nashyizemo n'isukari kandi ndumva nanjye nshakaho wowe n'agakire narababyaye ngo barababyaye ngo mbarere uradukoresha ngo tugukorere ngo tugaburire oya nari mfite yego nuko angana wa nta kibazo nshobora kuza kugusanga ku kazi nkayakwereka noneho byaba ngombwa ukaba amafaranga kuko ndayakeneye cyane ariko ngoga nawe ntukajya undaburiza kweri nawe urabizi neza ko njya nguha imari kandi nkayiguha neza ubwo urumva ko mu mafaranga kuko mbere ari cyo bigutwara nkeneye amafaranga byihutirwa kandi rwose ntugire ikibazo imari irahari ibintu byose ndabifite hari n'iyo ntegereje nyine ibyo nari ndi kukubwira wampaye nka miliyoni 2 ahantu hose nari mfite amasoko hose barampagaritse sinzi umuntu wanyivangiye mu kazi kabisa na n'ubu ntabwo ndabimenya kandi nagiye kubona umuntu barampagaritse oya ngo gapfasha rwose ayo mafaranga ntabwo ari menshi uyame
ngiye nakwemereye ko amabuye yawe ngomba kuyaguha kandi nkaguherekeza. Ndashaka kujya kwizanira imodoka. Wowe ibyo ndaza kuza tubivugane nta kibazo, ibyo ndaza tubivugane rwose nta kibazo. Ndaza tubivugane. Bari kuguhamagara. Ntabwo ushaka kumwitaba? Sawa nta kibazo, ndaza kuvugisha nimugoroba nze nkurebe. Sawa. Hasi buri kundeba. Ko umuntu uri kunyitegereza cyane. Imana yampaye umugabo mwiza. Ukuri. Buriya hari ikintu utazi. Njye Imana yampaye umugore mwiza. Cyakubwira njye Imana yampaye umugabo mwiza cyane. Ndagukunda gusa. Njye ngukunda nk'uko ifi ikunda amazi. none se amata barayarya cyangwa barayanywa? Urayanywa. Rero ndaza kubagaburira saa sita, amata ni ayanjye. Ukuri ko urandumva n'isereri we. Genda ubizane hano. Isereri. Isereri. Inki? Dukumva isereri nyine y'ukuri. None isereri amarwa n'iki? N'amata ya Karindwi. Ngwino hano Matibo. Uribuka utogosa amata ukayamena muri gaze yose agashiramo, wagiye mu busutwa mu baturanyi. None se ko ndenda bari kumbaza ngo impamvu twimukiye hano bambaza icyuri cyo ndi kubasobanura. Nuko rero ibyo bisobanuro wabahaye uwo munsi amata yanjye yose agashirira muri gaze. Ntuzongera kunywa amata muri uru rugo. Ukuntu yari guhumura nashyizemo na shokora. Ngwino hano. Ntukantete wose nakubyaye. Uri kubyumva? Kandi ikindi Matibo. Ikanyaza ni ngwino hano. Ntago ngukubita ngwino hano kuko nta mbaraga mfite sindari. Ahubwo ndi kugira ngo ubwire ngo ugabanye umunwa mu bintu nguhembera sinigeze ngutuma umuntu. Ariko ntabwo njye ngira umuntu nsigaye nkora akazi kanyuko wakanshinze agutekera ibyo ushaka byose navuga ibaze ko amugore araye inyuma undi ufite atwana turi. Ejo ndariko nyibarishwa. Ese reka mbabazi kuki mumara mu by'umuceri. Nongeka ko nyine nakivuga amagambo menshi bidavuga. Ibyo se birakureba. Ibyo birakureba ni wowe utugurira. Atambaza ese nyine ibindi kamuzana amata. Aya nabyo bivuga. Nyine nambaza ese mujya mugura ubuto? Mujya mugura akawunga? Natibyo ntabwo bikureba. Ntabwo ngiye bindeba. Nyine mutanigende urumva ko nahindutse. Bura nubwo bazaga ngo ese uko turyanga imiceri. Se kuri kureba guzwa ufitanye gahunda n'abahenda. Ko numva yihondagurishwa inzugi. Ninde bahenda niyo twaturi kuri icyo gihe babimbaza. Nuko bitamubwira. Tumva nkubwire mada. Nanjye rero no kumubona gutya nkubaha ariko nkubaha kuri mabuja wanjye. Bananye ndishinze. Bitamubwira. Umva nkubwire mada. Ndakwemera undi munsi mabuja wanjye ntago ari mabuja wawe. Ndanakwiyamye wowe ujya urya ibijumba buri munsi. Wambwiye ngo ntago kigira iki. Amagambo nyine narahari. Ibyo byose wabivuze uri kwandika message. Mva nkubwire mate umunwa wawe uzagukora. Ndakubwiye ngo zana ayo mata. Ngiye gukunda nk'inki. Sheri njye nzakugurira byeri tubyereka ababyeyi. Ako tudutuma dukoreye. Nawe nera kandi. Okay. Nanjye nzakugurira fanta dufatanye urukundo. Nzakugurira mitsingi dutsindagira urukundo. Kana nayo mitoma. Nkoma nawe. Hano ndagukomeye. Nzagukunda iteka ryo. Ngiye gukunda nk'uko imbwa ikunda igufwa. Twagiye ngere kakandi. Biranze gukoma kandi.
nzagukunda kugeza dupfuye. umva uranture nkuko nanjye nagutuburiye turatuburiranye be rero nandi kugusaba uruhushya ugiye ndashaka kujya kureba Karine akanjyana kwa muganga. mugiye kujya kureba Karine umva nta kibazo mbifiteho naho kujya kwa muganga se kwa muganga y'ibiki warwaye se Ubwo sheri hari ibintu tutitaho kandi sheri nibikomeza gutya bizarangira nabi. Si wowe ntabwo ubona yuko inda yanjye itajya iva hiri? Yego sometimes umwana arakina ariko nanone ntabwo ikura. ariko ngaho ibi bintu narakubwiye ngo umuti w'ibi bintu ni ugusenga. Ariko gusenga nabyo biba bisaba ngo umuntu ashyiremo ubwenge. Yego gusenga ni byiza ariko n'Imana idusaba kumenya ubwenge. Bereka njyewe anjyane turi wenda ko aricyo bizatanga. Ese Karine ntabwo umwizera? Karine ndamwizera none gusa ikibazo mfite ni kimwe nk'ubu bashobora kuba bagiye kukujyana mu bapfumu bakagenda bakagutuma kubaga ihene bakagutuma gutanga ibitambo bakagutuma kujya gute none niba umuntu yarakuroze nawe urajya kuroga kugira ngo ukundukire njyewe njya kuroga none biragenda bite hari ahandi kwa muganga bakujyana iyo ndeba ubona afite umutima wo kuroga rero umwari reka mubwire njyewe mbona umuti wo kugira ngo ukire ni uko tugomba gusenga se gusenga ntabwo mbikora ahubwo wambwiye nkaguhamagara abantu bakaza hano mu rugo bakagusengera wenda bikagira inzira ugura byanze ko njya kumureba wamwiyorere mureke njyewe ndumva wamwiyorera rwose tugasenga kandi ngenda bizi neza ko nidukomeza gusenga Imana izabikuraho itariki yawe yo kubyara nigera tujye kwa muganga ubyare ntacyo nabonza basaba kugira ngo ukomeze kurakara ngaho ugenda niba wabyanze ntacyo nakora kandi ndi kubibona nyine kurakara ntabwo ndakaye nuko ngaho ugenda simuhe bangiri tubore none iki kinyabupfura gikorera kumagara hejuru ngoyo asize ati nicyo kiryoshye gutya n'agashokora utogeye rero none bari bukongeze bwiza ukuri n'ibiki databuja no ku boss ku izina ry'Imana akakubayeho siba ngaho siba kaguhabiroze se wahizemo uburozi kababwiza ukuri nyine wihaye ibitari ibyawe pe nawe bitari ibyawe wihaye ibitari ibyawe mu byubahiro byanyu mubisubizeho ubwo muzima wowe ibitari byanyu se birano nibi icyo cyayi cyari cya mabuja boss uretse nyine icyo cyayi cyari cya mabuja kandi niba ushaka nawe cyakumva nyine ushaka ikindi bagashokora mu mafaranga ngende nyigure kuko nicyo cyonyine cyari gihari hama se wagiye kumubwira ngo andi mafaranga ugura ikindi cyangwa ukamutekera njye ntabwo nemerewe kunywa icyayi hano ntabwo byemerewe kubera ko nta mafaranga nyine uba watanze
none ndakimwe none nshaka akujugunya muri wese nuko kumara basiburetse base bati ndetse n'ikibisi nyine nicyo cyonyine gihari muri ino nzu kandi yari yambwiye ngo nyimuzanire yarakinuye ari no hanze shaka kubona ko ibyo biramureba ibyo numubwira ko amafaranga ugenda gura ikindi kandi batuteka cyane njye mwabonye ko ndi igicucu cyangwa nashobora kunywa amata mu rugo mwese mwagize intuza none se basa kugira ngo ugiye kamugire inama aho kugira ngo nyine wihe bitari ibyawe nta kuntu njyewe nafata amafaranga yanjye akuguriza wunguriza nawe nasigaranye hariya nyine hagenda nakuzanamo amata kandi amata usiko afite agasuzuguro usiko afite agasuzuguro nyoko ukagutera nakubuje nuko agutera abaye amategeko kandi amategeko n'amabwiriza ntamanya nta mategeko mfite hano mu rugo nta mategeko mfite ra uzikora ari hanze ndikumbwira ngo nameho akanga ngo ntabwo bishoboka ariko mbega aratifa we ibintu byacu tubikoze neza mama urantimbuye ko uswe twubahoze rega iyo umuntu afite purani haba agomba kubamo ibitambo urabona ukuntu ngo uhanda birasa akamubwira ngo reka mwice ngo reka musogane umva mwana we birasa aracyagukunda arate mama erega birasagira umutima mwiza mbe ukuntu aje yirukanka disi kandi nanjye icyo nshaka ni uko ankunda akankunda byanyabyo akabona ko ndi marayika muri iyi nzu ni ukuri kandi mbega ukuntu aje yirukanka nk'iyagatera agahita areka umugore we agahita aza yirukanka kugutanga cyane nanjye ntiwireka nkamujwibura nkamukuramo akagasuzuguro shake kora mwana wawe umureba umuti hariya ariko ntacyo byibura aba bantu ni ukuri twarabahemukiye cyane twarakosheje batubereye abana beza twakoze amabi menshi njye numvaga bagakwiye guhinduka ngaho ureba ukuntu birasa yakomeje akaturwanaho kwa papa yari yaramubwiye ko agomba kudufasha reba nk'uriya musaza wanjye afite ariho atariho itabi ryari ryaramwishe ariko birasa yatubaye hafi mama aradukunda atwitaho nk'uko papa yari yarabimubwiye akamubwira ibi byose ubu ngubu ngiye nanjye ndi mu nzira yo guhinduka kubera ko ubu ngubu nagira ngo ndebe ko birasa turakariye bya nyabyo nawe akwanga ariko maje kubona ko birasa ari umwana mwiza ntabwo atwanga mama nta nubwo yanyanga njyewe rwose uretse si wowe wandeze yewe rega ntabwo nakibagirwa ukuntu yampekaga ku bitugu anjyanye ku ishuri birasa n'umwana mwiza pe ariko nyine ahubwo si ukuntu yitaga kuri papa wawe yamubayeho arwaye igisaza cyawe ibitabi byarakije aramurwaza mpaka apfuye ariko mwana ubu kuki wantwariye umugabo nk'umukunda koko ngo njyewe ngo nawe ngo tujye ibya saa sita byonyine kandi ni buri munsi nyine kubizajya bihura amata naye amandazi naye kandi ubizi ko akunda nako kwirira amandazi uyavuga ngo agira inda ahubwo urabizi ko yagira niyo mbivuze niyo bivuze byumvishe niwe bakubita agarebye soni ngo njye zakubita ntabwo ari njye bivuze niwe bari bakubita ntugire ngo ni njyewe ariko ubona ndi umwana wo kubitwa none se ko bahora bakudunda ni imyitozo ariko rero ukamubwiza ukuri isize ukuntu mabuja abaye barifata ngo ni murye umva wagira ngo ntabwo dukora we mba nkubwira se nyine ubona nuko abyumva rero nyine bamuvuga ngo n'undi abisi abantu bagira inda imana neza ibareba nawe ngo ntabwo uzajya urya se ntabwo uzajya urya nawe ra umwanya wasengeye ari wowe ubiteka arahagaze aricara ngo ndavuze ngo we n'agakire ngo amafaranga mwatanze muri uru rugo ngo mujye murya ibya saa sita siko yambwiye ngo noneho iri hanze uyu munsi ngo turya ngo tujye dukemura agakombe kamwe kilo ngo we nkaraza kwigira ahandi hantu bafite ngo bijye kurya ngo ifiriti mva rero mubwire sibyo si wowe shefu w'igikoni si wowe shefu w'igikoni arya neza we nyine ajya arya ibyo twasigaje ajya arya ibyo twasigaje uri kumva ubu si bigura ngahe bigura ngahe ku buryo twabura amafaranga ubundi se ibi bigura ngahe kuba wahinze kumenya n'umutwe mbagura nawe ndamuzi wasanga mu kanya nk'umusingonje w'uruhara ukarutobora ushobora bwo isi yaje n'ibintu uzana kahambe haje n'ibintu gusa n'uwabishizemo urujya n'ubure andi litiro y'amata n'amandazi abiri ucara mu gikari ako nawe yafite no kubanza kuyamuhereza uracara kumara akakubona arakumena umutwe turi mbese ariko kujya umenyera nawe ntabwo ari sawa ariko se ko icyo gihe wansabye ibintu ubu ngubu wasanga ntabwo nakuba kuvuga ngo ngomba kunagusabye ibintu nta kiburyo genda nabikubwiye nishika nashaka yihuri ako mama uzi ko hano muri iyi karitsiye yose bavuga yuko papa atishwe n'uburwayi busanzwe bavuga yuko bamuroze
ariko ndamutse menye umuntu wamuroze ibintu namukorera nahera ku muryango wose buri mwaka bakajya bashyingura nabo bakagira agahinda banteye urabona ngo barangira imfubyi ndi umwana w'igitambambuga n'ukuntu papa yankundaga nahera uruhande rumwe mama isi ko mvuga ko baroze papa ugatekereza cyane n'iki shamba numva nkumbuye umugabo wanjye nari ndimo mureba ukuntu yabaga aryamye arwaye akora uzi ko umuntu waroze papa wawe muzi ntabwo bishoboka uramuzi ukaba warabicecetse sharati igihe nikigera nzamukubwira wamumbwiye mama wamumbwiye ubu ngubu koko ubu ari kuri iyi si yidegembya natwe turi mu marira turi mu gahinda ndamuzi nzamukubwira tegereza uzamumbwira ryari sharati ndacyabona ufite ibintu by'ibikoma byavoka mu mutwe umunsi namajiye kubona utangiye kurira nk'amarira y'imiyenzi nibwo nzamenya ko wamenye ubwenge icyo gihe rero twakwicara tukajya inama tukihorera mama nawe njya mbona hari ibintu byinshi umpishe ubu se simaze gukura urabona nta bwenge mfite ibintu byinshi bimwe na bimwe nkubwira umvamo kandi nawe urabizi rero ibintu nk'ibyo biba bikomeye nzajya mbanza nkwigeho nzanira amazi yo kunywa wamumbwiye ko nzanira amazi yo kunywa arati usigira ngo umugabo wanjye njye sinamukundaga cyangwa ugira ngo si wamukundaga kurusha uko namukundaga Imana yarampemukiye hanganye ariko Mana nyagasani igihe umukobwa yamenye ko ari jye wishe se Mana nzazibandwa nzerekeza he Mana mbabarire ntazabimenye ko Latifa afite ibitekerezo bibi kugira ngo azabimenye nzabanze mfeda Mati bangwina Karame Karame ugiye kugura amata ntabwo ari umaze kumbwira ngo icyayi kiri mu nzu ngo cyahiye cyahiye none se kigiye cyahiye nyine kirashya kimaze gushya ndagitegura kiri he nyine amata ugiye kugura n'indi yagutumye icyayi watetse kiri icyayi njye ntabwo ari njye wakinyweye icyayi kiri hariya muri salo cyanywewe ninde wakinyweye ntabwo ari njyewe ntabwo ari wowe utinya Imana ntabwo ari wowe nta nubwo nyanywa Mati bo ndayakunda gusa niyo mpamvu yafite no kumbona barariraga icyayi ntabwo wakinyweye ntabwo nyanywa amata pfukama akaba bazi buri mwana wamuretse uri kumwobagiza ubu yaragiye kumunda uri kuza umwana amata n'ingena yanyweye muri kigendera umwana yose wo kanywa nzobya we wayanywaga wayaguze nzobya se amata agura ngaho Mati bo ngwino hano Mati bo ngwino hano ariko wabaye mbese ubaye umuntu w'umugabo ese ushaka kubita umwana w'umuhungu ubaye umuntu w'umugabo ntabwo ari ibintu by'umugabo ese amata ni Mati bo ngwino hano warateganya kugura amata ntabwo ukunda kuba umwana ukunda kumukubita gake ntushake kunsuzuguza Mati bo niyo mwaba muryamana hatoka mu izina rya Yesu ngiye ntabwo naryamana umuntu bidindije naguri kakana tukuruka neza neza zibaka umva nkubwire Karimi sibyo amata n'ijya nyangwa nari nakeneye sibyo yanywaga wayaguze ntabwo yese amafaranga agiye kugurana muri make ubu ninjye wabaye umuboyi muri uru rugo umuboyi se ukiri umuboyi niki ngomba kujya ndindira boss akarya nkarya nyuma cyangwa se nkarinzi kara yawe amata yasanze ku meza none niba yaragiye kugura ajya kugurira mu jagi itogeje nyine niyo amata nyine nari ndi kwiranguza ngira gutanga muri make ubu uri kugira ngo ngewe nkwe amata wavanze n'inkonda zawe oya nyine nuko yari arimo ndavuga ati nundi se ko ari amata mereza amafaranga hano mereza amafaranga hano
Mwana magiye kubona urawe barari. Oya wirira. Oya beshavura. Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze. Imana irakoze.